nta kintu na kimwe cyigeze kibaho kibi cyaruta urupfu. Mu gihe wabuze uwo wakundaga, umuvandimwe, inshuti, umubyeyi cyangwa se umwana wabyaye, nta kintu na kimwe mu mateka y'isi cyigeze kibaho kibi kurusha kubura umuvandimwe wawe, inshuti, umubyeyi cyangwa umwana wawe. Gusa nubwo ibingibi bibaho hano ku isi, ntabwo tuzabicikira kuko turi mu isi y'ubugome, isi y'abarozi, isi y'abicanyi, isi y'umunabi. Ibi tugomba kubicamo. Gusa dutegetswe gushimira Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba ibyiza tunyuramo, ingorane ndetse n'ibindi bigeragezo bigenda bitugota impande zose. Ibi bisobanuye iki? Hari ubwo tubura abacu twakundaga, ariko bibaho ku bushake bw'Imana. Hari ubwo Imana ireba igasanga bari guhangayikira muri iyi si, igahitamo kubahamagara. Gusa ijambo ry'Imana ribivuga neza. Hari igihe cyo kuvuka ndetse n'igihe cyo gupfa. Ibi byose bigomba kubaho mu gihe ukiri mu isi. Gupfa ni isezerano duhabwa kuko n'umwana w'Imana mbere yuko aza mu isi yabanje kubivuga, nugwira yivemo nawe yaciye mu nzira y'urupfu. Ntabwo tuzagira mu bundi buzima Imana yaduteguriye hatabayeho urupfu. Gupfa rero ni amahitamo ya Nyagasani kuri mwene muntu. Nk'uko yaturemye ikatuzana muri iyi si, ni nako izaduhamagara. Ntabwo abantu bose bazabyakira, nta nubwo bizatworohera kubyakira, ariko dutegetswe kubyakira. Urupfu ni amahitamo y'Imana ku muntu yiremeye. Gusa turababara tugahangayika mu gihe twabuze abacu, ariko twizere ko Imana yacu ari imwe kandi dukunda, kandi duhitiramo icyiza kurusha uko twebwe tubitekereza. Urugero, hari igihe ushobora kuguma mu isi ugahura n'ibibazo, abantu bakakwanga, cyangwa se wowe ubwawe ukaba ikindi kintu kidasanzwe. Imana irebye imbere ikabona ibyo bintu byose bizakubaho, ushobora kuzaba ikihebe, cyangwa se ukangwa, cyangwa se ugahangayikira mu isi, cyangwa se ugaserera. Imana ihitamo kugucyura kuko ibona ko ariyo nzira yonyine ishobora kuba yabicishamo. Urupfu ruratubabaza, ariko tujye dushimira Imana mu gihe byabaye. Ciao ciao, njye Didepa 250.